Ndabasuhuje mwese, ndabakiriye mu kiganiro ukuri ku byerekeye Imana, byo basuhuza nihabwa Imana Moyize. Mbibutse ko ikiganiro ukuri ku byerekeye Imana tugisoma mu gitabo cyitwa igitabo cy'ubwenge bumenyesha ukuri ku byerekeye Imana. Ndabakiriye mu gice cya 10 cy'iki kiganiro ukuri ku byerekeye Imana. Igice cya 10 cy'ikiganiro ukuri ku byerekeye Imana gifite umutwe ugira uti ese waruzi iby'amateka n'ubuntu. Ese waruzi iby'amateka n'ubuntu. Hariho abantu bazi ko nta munyabyaha ukibaho kuko bavuga ngo bagiriwe ubuntu ntibakiyoborwa n'amategeko. Icyambere, kuyoborwa n'amategeko. Mbere yuko Yesu aza mu isi, abantu bose bayoborwaga n'amategeko. Iyo wakoraga icyaha, buri cyaha cyagiraga ibihano byacyo. Washoboraga gutamba inka cyangwa ihene cyangwa intama cyangwa inuma y'intungura. Iyo waburaga icyo utamba waricwaga cyangwa ukaba uzi ko ubaye umwanzi w'Imana, uzanarimbuka. Uko niko amategeko yayoboraga umuntu. Ni nk'uko wavuga ngo nta muntu wemerewe kunywa inzoga. Uzayinywa azatanga amafaranga runaka, nayabura afungwe. Nuko rero uyinyweye aba yiyemeje ko azatanga ya mafaranga cyangwa yayabura agafungwa. Uko niko abantu babayeho mbere yuko umucunguzi aza, bari babayeho nabi cyane. Kabiri, kuyoborwa n'ubuntu. Yesu amaze kuza mu isi yatanze igitambo gihoraho gisimbura bya bindi byose abantu batambaga kugira ngo babarirwe. Kuva icyo gihe si ngombwa ko umuntu atamba ibitambo, ahubwo Yesu niwe uduha imbabazi akatwunga n'Imana. Hanyuma rero hari abavuga ko Yesu yabirangije bakikorera ibyaha ngo bahawe imbabazi, ntibazi nta kibazo. Ubwo ni ubuyobe. Umuntu uhabwa imbabazi z'icyaha yakoze ni umuntu wihannye akakira Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwe. Uwo nawe kandi ntaba yemerewe gukora ibyaha uko yishakiye, kuko Yesu aba muri we ntakora ibyaha, kandi niyo agikoze aba agomba gupfukama agasaba imbabazi akatura. Naho abavuga ngo ibyo kwatura si ngombwa Yesu yarabirangije, barayobya abantu. Nimubumvira muzarimukana nabo, kuko Yohana yaranditse aravuga ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishyutse ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi ikiranuka kutubarira ibyaha byacu no kurwezaho gukiranirwa kose. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze tuba tuyise umunyabinyoma. Urwandiko rwa Yohana rwa mbere igice ni icya mbere umurongo ni uwa 8. Hari rero abantu Satani yahagurukije bari kuyobya abantu, bababwira ko tutayoborwa n'amategeko, ngo tuyoborwa n'ubuntu, ngo niyo bakora ibyaha byose Yesu yabirangije nta kibazo. Ibyo nemera ko tuyoborwa n'ubuntu. Nibyo nemera ko tutayoborwa n'amategeko, ahubwo twizera Yesu tukamucira bugufi akaduhuza n'Imana. Ariko ntabwo Yesu nawe ahuza n'abanyabyaha. Icyakora umuntu wese ukoze icyaha icyo ari cyo cyose agaca bugufi akaturira Yesu, imbabazi zihita zimuzaho akababarirwa. Kuyoborwa n'ubuntu ntibivuze ngo dukore ibyaha cyangwa se nitunabikora twe kwihana ngo Yesu yarabirangije. Niba Yesu yarazanye agakiza kugira ngo abantu bakizwe, nitugomeza gukora ibyaha tutihana ngo Yesu yarabirangije, ubwo icyo tuzaba twarakijijwe niki? N'ubundi ko tuba tumeze nk'uko twari tumeze mbere tutarakizwa. None niba Yesu yarabirangije, kuki habaho amateraniro? Ubwo bibaye byararangiye, abantu bose barahawe imbabazi, nta n'uwakwirirwa ajya gusenga cyangwa ngo avuge ubutumwa. Ibyo Yesu yarangije ni ibitambo no kuba umuntu wese atari yemerewe kwivuganira n'Imana. Ariko imbabazi zo zirahari, ariko zihabwa uzisabye. Naho abadakeneye kwatura ngo bareke ibyaha n'ababikora
bareke ibyaha, nibanabikora bace bugufi bihane. Abo ntacyo bahuriyeho na Yesu, ni abasatani, kuko Satani niwe ukora ibyaha kandi ntajya yihana. Abakora ibyaha nabo ntibihane, ni abasatani. Naho Yesu we nakora ibyaha, n'abamwizeye ntibakwiye gukora ibyaha. Icyo akora nihagira n'ukora icyaha ace bugufi yature, arababarirwa, aho kugira ngo ubeho uvuga ngo uyoborwa n'ubuntu. Yesu yarabirangije, ugakora ibyaha ntiwihane. Icyaruta nuko wakwihana buri saha. Nimugire amahoro y'Imana. Ndabakunda cyane. Na iki gice kirangiriye, mugubwe neza. Kugira ngo ubone ibice byose by'ikiganiro ukuri ku byerekeye Imana, ushobora kuba utarabikurikiye byaratambutse, utarabona iyi channel yacu y'Ururembo Rwera TV, jya kuri YouTube udawunodinge cyangwa se usacinge Ururembo Rwera TV, uzabona ibice byose bigize ikiganiro ukuri ku byerekeye Imana. Hanyuma kandi uzabona n'ibindi biganiro by'ubutumwa bwiza buvuga inkuru z'Imana, by'ijambo ry'Imana dushyiraho umunsi ku munsi. Hanyuma ibuka gukanda subscribe kugira ngo udukurikirane uko bukeye uko bwije, ujye ubona ibiganiro byacu bitakugoye. Ndibutse gukora share mu kohereza ibi biganiro abantu batandukanye, mubana kuri WhatsApp, ku mbuga nkoranyambaga, kugira ngo nabo bamenye ubutumwa bwiza kandi bamenye ukuri ku byerekeye Imana. Ndabakunda, mugire amahoro y'Imana. Shalom.